Bro, wagivuzaga iyi televiziyo kureba uko uzavyatari meze bite ariko mvuga cyane ariko mvugisha agashasha naguye ejo bundi kaburiya kibisi kana gashya kandi ufite fiance nawe sure okay akazi kawe simataye Uri seri wawe? Uri seri? Nise mwana ntabwo wanditse fiance wawe ubundi? Se waje bivuze iki? Ntacyo bivuze? Abakobwa babiri? Abantu bose abakobwa babiri ko ari kubajera. Icyambere kubajera? Icyambere uri kubajera mani. Hanyuma se baguhamagara icyo uzajya witonda? Bamuhamagara cyane niba bashaka iki? Kuri telefone. Telefone ni biri muri silence kugira ngo mpaka bamenye ibyo ndimo. Rero kamubwisha ugabura hari amakuru udafite. Biseri? Umvira wenyine ejo twari tuvaye. Hey babe, ubu rero nageze mu rugo. Thanks for today kandi byari byiza guhura nawe for the first time. Ni ukuri nishimye, wakoze cyane. Cyambaye ishuri Tujyane gusura. Wapi? Hagoye kamubwisha gatuganira n'abagabo tuvane mu brother. Abakobwa babiri ufite fiance bateje undi mukobwa muto. Shanyine bibaho bro, reka ibyo bintu ariko none se ni gute ubusuzo akandi kano besha ko bifitiye nijya gufata umwanzuro mugize fiance munyeza uri fiance gusa fiance mara mwambitse impeta uskora undi muntu wemere kumvugisha se cyane babana no se nazajya ngibijumbu buri munsi ushaka guhindura n'ushaka kujyana cyaka rimwe na rimwe njye njyana gateke ariko ndabinya zanyica rero ugiye ikintu cyatazi abakobwa n'abagome kumwe butabasha gutekereza n'abakoma ariko ntabwo ushobora gufata abakobwa babiri ngo babangikanye none bazava banyica se ntisugira ngo kamubwiza ukuri nagenda hazaza uwundi uretse ibyo kandi uretse ibyo bro ntabwo uhamagara muri kumwe se fiance ntabwo uhamagara muri kumwe ngo uzagenda gute ntabwo uzamwitaba fiance ni fiance man ntabwo wiciye uko ni akazi kawe njye ngukaraba imbere ibyo gutereta abakobwa benshi ahubwo si ibyo nguwo nta wundi ufite se Suzko nari narabaye umwana mwiza muri serivisi. Uwo mwana mwiza. Yagenewe hasi. Singa batatu. Ako nari. Shatse wamesa kamukituza nawe. Kuko Kigali iragoye cyane. Byo nyine reba dépense ugiye kubikoresha. Aragusuye imisatsi inzara mu telefone iki. Tuzayibishyura. Apa ubwo ikibazo gufasha atangiye kwiga. Tatangiye kwiga shaka ko nzaza no mwishura n'ishuri n'isi. Yesu ubayise ubaye. Daddy. Ishimwe buri cyo kwishima. Ako numubona nawe numubona. Nano nyine ko. Ndakubwiye numubona nawe washe. Ese wagumanye fiance nawe. Shanda mufite. Ntari bigiye pe ameze neza. Aratuje kujya kuniturije ntari bijye bro. Ufata nk'igikombe nyine kumutera. Umva shaka kumuhebuje ariko nabonye wewe ntabwo nishoboye kabisa. Guma abakobwa bawe nanjye ko n'ikindi. Yesu ugiye akazi kawe hanyuma jya ngiye ngumane nawe ufite abakobwa benshi ufite na fiance. Yesu kumane nanjye se ndakumanyira bavugisha uzajya n'umuvuga ngo nari imari ngo ujya kumucira sawa nyine shugara akazi kawe ushatse wamesa kamwe sibyo turabire kuraba yaba video mama kubize saki wagirika kuri bitakuri ugiye kuzigira Balthazar akazi kawe ntabwo na Balthazar Karibu. Nelly ugarutse ute? Bigenze bite? Ugarutse ute Nelly? Baby. N'amagambo wagiye siko mugiye gushize. Biri ku bwana bwawe ntimba ndabuze
bandabuzi ndazi ico ukeneye ushaka ngahe mbwira ico ushaka ushaka iki nyine asize amaki wagumye hamwe ufite ikihe kibazo nyine ushaka gusaba imbabazi ufite navuze nabi waragiye uritekerezaho umara umwanya ibintu byose urabishira ku murongo ntabwo nitaye ko wishyuza sisita wanjye njyewe byananiye kubikuramo bikaneri n'ubundi reka turakunda uretse ibintu byo kuvuga biki n'ibiki je ndanagukunda bra ko tumenye nyene ukuntu witwara ukure nyene tumuriwe ibintu byo kugenda ukantwara hejuru udakubwira akintu ukazamuka wapi byose by'abantu bakuru umaze gukura none urabona maze urazi ukuntu uri mwiza urazi ukuntu uri mwiza gamira nta mukobwa je nari nabona uretse na sister ariko sister ni mwiza gusa uramurusha gusa nyine uracari mutoyi nkeneye kubaka urugo nkeneye kugira urugo ariko nzabafata neza mwese nta kibazo nta kibazo nyine shana naramukumbuye byatari maze zose urambabaje oya nzakubabarira I'm sorry ku magambo icyo nakubwiye nabitekereje ntabwo nitaye kuri fiyanso sisita wanjye cyangwa fiyanso w'undi muntu uwo ari we wese icyo niteguye no kugira nawe ntawe undi muntu wundi fiyanse ni wewe wenyine icyo nitayeho no kumunda ni wewe na reka nkubwire wowe uzajya ureba ibikuraba uriya we mwihorera mfite umubano dufitanye umwanya wiwe nanje n'uwacu twe turimenyera uzajya ureba ibikureba nkubwiye ko mukeneye turebe uko tubonana niba ari wowe unkeneye umbwire icyo ushaka ndazi neza ko nacu uzamburana kandi shana y'indana gukumbuye byo byatari shaka sa neza bebe none se mbwira tujya mu cyumba mwese waje gusaba imbabazi uri muri period cyane nuko wari urwaye period gusa niyo mpamvu utagasinzira hari nyine ubwo uzagaruka gusaba imbabazi ikindi gikomeza sibyo oya nzakubabarira ariko twamenye neza niyo ngo kumenya atari nizere ko nta kintu wumbuye kuko nta kintu arasubira kumbaza ku byerekeye ibyanjye nawe namwe yagira ikintu nzajya mucecekaho ariko nawe ugire uri ukuntu utwara ibintu sibyo se ugire ukuntu utwara ibintu n'umukuru w'umuntu nta kintu kiba kigoye nitwe tugenda tukabikomeza ibintu ariko ibintu biba byoroshe ujya mu muryango wawe ndawukunze cyane ahubwo sinkeneye kumenya inshuti yakuhana ubundi ni iyi ninde inshuti yaguhana ni iyi nuko nicaye nabitekereza nk'umuntu ukora amafuti n'ubundi nta kibazo turi kumwe ngaho usubira usevinge nimero yanjye basi ko wari wayisibye ushaka amazi yo kunywa waje ntukwereka aho tujya kuyafata ngwino tugenda kwereka wepfo reka bere kuzanira amazi
karibu kabisa amaze gusitaza kabisa kandi waberewe mvuye mu rugo ndaberewe mukuru waberewe ngomba kuza nsa neza kuko mbanje kureba umukunzi ese kugira ngo karibu gutyo okay mbanje kureba my fiance ubwo se bivuze ko uzahora uberewe uri mu nzu ko tugiye kubana nzahora nsa neza ndashimira Imana n'abantu bake muri abo ndimo cyane rwose niwe w'ingenzi ahubwo abenjoka niwe w'ingenzi pe okay none sandi bitewe umeze neza urabye ntabwo nk'uko nari nshaka koza kuri intuze ye kuri proposal nabonye muri D.O.P mwebwe ngira barabyohereje muri famille yanyu ariko babinyohereje kubaza kuri terme ya decoration si zose turambwira iyo uri buhitemo kugira ngo ujye mu tipe kumva tuzakoresha decoration imwe so comme ça canke wewe ukaza kumuvugisha nimba bishoboka kereka ndebe zose nude kwa gutya niwe nyine kazi kumbona se ubwo zose nziza guhitamo binani ndabikohereze kuri WhatsApp wundi kandi se gatwe muri D.O.P ntari tubyabona ega nimwe muri mwe kana muri D.O.P ni keza nimwe reka ndabikohereza utaza kuca muri byinshi kabikohereze utaza kugira ngo ndabikora kuri WhatsApp uraza kurangira sibyo Nama reception ndahitamo reception ni nanditswe ariko harakureba biteze ndumva ariko mfite umunaniro mwinshi pe sigiye uzarota ubukwe burangira ngo uve mu nzu ndetse kandi akazi wa munsi wanjye nahagurutse niruka igihe bidini atari iyo umuntu ari natse kwitabwanisha sinamenye wari ko waramenye se byazo kunkora hope oya se tukope hanga n'ibintu bizima se twamaze kubona ya sare ubu ngubu usigira ngo ko si shere nawe usigaye ubyererana kundi akantu kose kabaye ukambwira ko iki kantu kandi rega ni kumugabo ateye umugabo aragenda akagwana ingwano ze kigacamo nta mpamvu yuko umuntu agenda agahita ngo ahite akubwira ibibazo byose ariko umuntu aragenda akagwana ingwano ze akaza akabikubwira byararangiye ese bagatonto bawe bari muri Amerika bazaza n'aba anti bawe bazaza bose kabisa ahubwo basigaye kumenya ukuntu tuzabakirira amahoteli yabo ibyo sigaje kumenya ariko sino bo baramaze kubukinga flight kabisa sigaje kubukinga amahoteli yabo gusa se kujya muri hoteli ni ngombwa buriya ari amazu yawe ari abantu barimo ntawe bakuyemo bakabutiza nk'igihe gito twawe gufata n'abakiriya wumva mu abantu babaye mu mazu hafi imyaka 2 bahita bahindurira ngo kubera ko haje abantu bazamara iminsi ibyumweru 2 gusa ariko hari akandi gatekerezo ngeze buriya iriya nzu ufite idafite ikintu ukora usibye ikintu ibura ni ibitanda nyine ibikoresho byo mu nzu ukuntu twashaka ibikoresho bike tugashyira bakazajya bariho barara ibyo byose urazi ko kubishaka n'amafaranga ariko nanone kuyishura bakagenda hamwe ibyo tukazabikora tumaze sheri hoteli rwose birahenze pe amafaranga uzasipendinga mu hoteli ni menshi umuburo azabifasha kandi ntabwo bari abantu babashya mu hoteli aciriritse oya ndabizi ibyo biraba none se ubwo amafaranga uzasipendinga muri hoteli atari menshi reka tuzarebe ko tubigenza bamaze imbere y'uko bahaguruka nzobona namaze gufata final decision serious wafunguye oya ahubwo ndashonje nkeneye kurya ibiryo byawe ushaka kurya iki ushaka kurya ndabitekera umunsi inyama n'ifiriti byombi agasosi k'umweru canke nta sosi nshaka zikaranze gusa wapi ni ukuri sawa
ariko reka ndagutekere ngire vuba sibyo se sawa shema ntabwo bishoboka ndimo muna wanjye ndimo kubona n'umugabo wanjye cyangwa ndimo ndarota no ifoto yo mu buriri ntabwo bishoboka ntabwo ibintu ari byo kandi hamagare Claudia mbimubwire hey kwibiki byagenze gute mbwira kwiko wihebye mbwira ibyabaye wagiye ko sheri wawe wowe so mpamagaye adashaka kuvuga look ndumva ndi kubyibwira gusa sinzi niba ntari kwibeshya nkurikije nyine body signals uri kunyereka ibyo ntekereza nibyo Queen hey wake up Queen niba nibyo dutekereza byo bikwiheranwa n'agahinda kikoze Claudia niba utaramutse umuhamagara nyine ibyo ndi gutekereza ni ibyanyabyo ibyo twavuze ni ibyanyabyo kuko wa muhungu ni mbivuga shawe ubundi abahungu wagira ngo barabarozi wagira ngo barwaye indwara imwe sugar man shaka Claudia nase nyuma yo gusanga amezi ko wafashe uhe mwanzuro mbabarira urugendo ndimo ni ikintu gikomeye ntabwo nafata umwanzuro ntabwo uhita ufite umwanzuro uzaguma kuri uriya muhungu mukore na mariage se wagenze gake nkanza nakubwira uko byagenze ngambwira uranza koko ndi kwihuta noneho ibindi byo nta kintu byari bitwaye ariko ikintu cyambangije ni ifoto nabonye muri telefone ya murumuna wanjye nawe bari mu buriri uburiri burasetsa none se ubundi bari gukundana igihe kingana kuriya cyose batarajya mu buriri uruvanga ngo bishyura ngaho twari turimo ngo sinahita mbihagarikiraho urashaka gukomeza gukundana nawe shaka Claude byandenze nahise mbona ifoto ya murumuna wanjye n'umugabo wanjye mu buriri noneho nangira gukurura ukuntu ngiye kuba umugore we uziraherezo ukuntu byajyana igiyamana nawe sheri thank God shimira Imana ko ubibonye bitaraba utaragera mu buriri bumwe nawe nk'umugore n'umugabo mutararana ngo mubyukane mu gitondo mureba mu maso shima Imana ko imugwishyura Imana uhabwe icyubahiro ko duhishurira umuntu so Claude ibi bintu kuko umuntu azabibora mu mpaka Queen ntabwo ukwiye kubabara ugakwiye kwishima wagira ngo abagabo bose uwabaroze n'umwe cyangwa se wababyaye n'umwe no way look here ndeba mu maso yanesheje Queen ndeba mu maso ntabwo umuhungu nk'uriya ari uwo kurira uriya n'imbwa n'imbobo umuhungu w'umukurekinisha imitima y'abakobwa ni ububobo ahubwo mfite igitekerezo ndeba ntabwo uyu nguyu ari uwo kubabara no kwishimira ko tumuvumbuye urabyumva neza ahubwo reka tumuhane yakoroze murumuna wanjye uburyo yanesheje umutwe uburyo yantereye igihe iriya mbesire wagira ngo abagabo bose wabaroze n'umwe Queen
ndeba hano reka tumuhane ku buryo azagira umukobwa akamutinya akavata akavuga ni n'abagabo ntabwo nzojya kubakinisha reka tumuhane nzi nakohereje yo kujya kumurebera iki reka tumuhane ku buryo azagera babukora aha niwe nari nkeneye ari kurira nyine ngo yasanze ibyo yambwiye ari ukuri ngo yasanze ngo umuhungu yarateretse muri babiri uzi inshuro y'umubwira nyana se ubu wabyemeye madamu sinari mbabarira ubwira ni ibintu byo kuririra cyangwa kwishima ko avumbuye umuntu batari abana nanjye mbona ari umusore yategeshaka no kugira undi muntu n'umwe yumva kwini hano ugomba kuba strong ugomba kuba strong data Nelly kamubwira njyewe ibintu ndi kuvuga mpe niba atari byo nshaka ko tumuhane nk'abakobwa ku buryo azagira abakobwa akabatinya akavuga ati ntabwo nzongera gukinisha umutima w'umukobwa aka kantu niko nanone nikirengagiza ko famiye zose zizi ko mfite ubukwe ariko ibyo ni harabura ibyumweru bibiri uriya muntu mwashakana mukazagira muki ushaka kuba basi nimungira inama y'ikintu kugira byambanye byishimo urugero njyewe yandetse arajya gushaka abandi sibyo ngiye yamenye ko tuvuga uza afite bangaye inyuma yacu kubugana ushaka kujya mu rugo rw'amarira wabibonye hakiri na karira kuri njye mbyumva njye mfite igitekerezo icyo gitekerezo mfite ndambwira ibitekerezo basi ufite igitekerezo mfite ni ukumuhana ko bivuye gute utandukanye kandi biri iwacu turakora budamingi n'umuturanyi bwenge urabona aho mutandukanire na sister wawe kandi icyo nicyo tuzapfa ndabone icyo nawe utegerezwa gukura babe njye ntukangiranye n'uriya mukobwa ntabwo turi kuri level uko babaza ubwenge nta bwenge njyewe nawe urahuza ariko nyine uracara akana gatoya ariko kandi ubu mbabaza mbabaje njye sinakubwira nimba ndi kumwe nawe ntabwo ugomba gutekereza umukobwa atari njyewe sibyo mbabajije nakonsomera ntuzongera sinzongera pe ntuzongera nzakora iki ufite mu bubiko aya makamutse n'ibyanyabyo ase ngubaze usibye wa munsi wazaga hari umuntu wahuye ahita ku muhanda ko hari umuntu yaje akomeza ikipe ari aho mureba suzatume nanjye mfufuhira ntabwo nabyishimiye umwisongeza ndetse n'umukunda abagabo turi gukunda subiza ariko ndetse akenge se kumwageje ndaguhagije byaba byiza kuruta zanzanira amazi basi ahubwo kuzana nk'amata ukabona rero then ngutekera kandi wambwiye ko ushaka ko tubadarira mbitekerejeho urambwira rwose basi ngaho genda uzanire amazi kandi ndacekinga ibintu twashira si byose nshaka ushaka kuntekera nakora surprise ushaka guteka ikibazo abagucura ntibazi guteka baby abagucura ntibaba bazi guteka ariko ibiryo byanjye n'ubiryaho uretse gusa kandi njye bakaba bazashyingirwana nawe aravuga ntukiyipase muremure ese uba ushaka kumbabaza oya wowe ntumva ko ushaka ndakare ako ntukajya ubaza ibintu by'ubusa wowe si nk'ibintu nk'ibyo nonese nkawe njye nawe nk'ibyo wubizanye ute ko twumvikanye twumvikanye ko mu biganiro byanjye nawe atagomba kuza nawe se akoze nk'ubu kandi ukunda kumushyiraho reka ndanamukunda ese nawe kandi mbere narabimenye utajyaga umuvuga shaka uzi ukuntu natunguwe burya ntabwo wabyumva naratunguwe ariko ndagenda ndacece kurya neza n'umwana muto ibyo umuryango bazakubitira dubure y'inka ntuzarinde n'icyo ntabwo uri bumwe
Wapi? Kiravuba nyine. Ese ugenda ukagishiraho hamukaga canke ikibi gisanzwe cyaje ariko amazi arashushe. Amazi arashushe genda ushiremo just gusa. Okay. Yevo, telefone nje washize. So. Achei. Achei grosso que tem. Não sei, mas super bem, quero conhecer. Meu Deus. Já mas ele fica com Barumva ntazi. Ushonje mu cyari ko Zishonje harakonje. Nuko hakonje. ikandi ushonje. Harakonje. Harakonje. Bebe kandi nshaka gutekera wait. Really? Yeah. Because I'm good. You good? Yeah, it's me. Não que umutima wagira ngo gishyushye. Wapfa kudumva ibitotsi bikufa. Uva wagira ngo twari. Nanyoye imiki. Wagira ngo nanyoye nk'akawisiki kare. Kararyoshye ariko. Cyane. Ndabikora cyo. Nkunda iyo uri hano ariko. Ndikunda. Cyane. Cyane cyane. Biryoshye. Oh. Cyane kukirikunda bisinzira. Oya nta kibazo wanasinzira kuguka uri kubonana. Ndetse nkaja mu birori. Oya. Thank you.